Muraho twongeye kubifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya 2025 twatangiye muzawugiremo ubuzima bwiza. Umwaka ushize twahuye n'ibyorezo byinshi, indwara nyinshi, ariko dufatanyije twarabitsinze. Muri uyu mwaka rero indwara ntago zafashe ikiruhuko, zirahari nazo twiteguye kuzirinda, guhangana nazo, ndetse nizaza zikomeye tukaba twafatanya nazo tukazitsinda. Uyu munsi nashaka ko tuganira ku ndwara ya malaria. Ni indwara tuzi imaze igihe kinini, ariko umezi ashize biragaragara ko hari uturere yagiye yiyongera, ndetse tugomba gufatirana kugira ngo tongere kugaruka nk'icyorezo gikomeye. Indwara ya malaria ku batayizi cyangwa batarayimenye cyane, ni indwara irangwa n'ibimenyetso bikurikira: kugira umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kubabara ingingo, ndetse rimwe na rimwe hakaziramo gucibwamo. Ni indwara bigaragara ko mu minsi 3 ugifatwa nayo hatagize igikorwa ngo ipimwe ivurwe, ishobora ndetse no gutera uburwayi bukomeye, ikaba yahitana n'ubuzima bw'umuntu. Malaria rero hari uturere tumaze iminsi tubona ko yiyongereye. Hari akarere ka Gasabo, akarere ka Kicukiro, akarere ka Bugesera, akarere ka Gisagara, akarere ka Nyamagabe. Usanga imibare mu mezi ashize yaragiye izamuka. Niki kibitera? Twasanze imibu ubwayo, kubera kwirukana mu mazu haterwamo imiti, ndetse n'abantu bagenda bamenya umuco wo kurara mu nzitiramibu. Iyo bikozwe igihe kirekire, imibu nayo ubwayo itangira guhindura imyitwarire. Twamaze kubona ko imibu isigaye iruma abantu hakiri kare, mbere yuko bajya no muri ayo mazu, bigatuma n'ubwo burwayi babugira, kandi mu nzu yarahateye umuti cyangwa se mu nzu afitemo niyo nzitiramubu. Nubwo atari benshi barara mu nzitiramubu, turaboneraho nabo kubashishikaza kurara mu nzitiramubu, nubwo atari bwo buryo bwonyine bwo kwirinda malaria. Icya kabiri, ahantu hororokera imibu haragenda hiyongera. Aho ni hahandi hafi y'urugo, aho bubaka, aho baretse amazi, mu bimene by'amacupa, bimene by'ibicuma, byose ibintu byose bishobora kureka amazi, muri za rigore, ahantu hose amazi ashobora kumara kanya atagenda atuje, imibu irahatera amagi, noneho mu minsi mike hakavamo iyo mibu nyine iguruka ikadutera ubwo burwayi. Aho naho ibyo twagiye dukora mu gihe cyashize twongere tubisubiremo kandi cyane. Ntiwemere yuko hafi y'urugo rwawe hari ikintu cyitwa amazi kihareka, ndetse kabone niyo waba ari agafuniko k'icupa. Wari uzi ko muri kariya gafuniko k'icupa iri tunywesha ibinyobwa bitandukanye gashobora kujyamo imibu 2,000 igihe karimo amazi kararetse cyangwa karatakaye mu busitani bwawe, imvura ikagwamo. Ibaze noneho ahantu hari amazi menshi, ahahingwa mu buryo butandukanye. Uko iterambere riza niko imibu ibona ahantu henshi ishobora kororokera. Tugira icyo dukora rero dufatanije: gutunganya aho hose, gutema ibihuru, kwanga ko hari amazi arekamo imibu igateramo amagi. Ni ikintu gikomeye cyane cyatuma turwanya indwara ya malaria. Icya gatatu, iyi ndwara ya malaria iravurwa igakira. Imiti twakoresheje tuyivura ndetse iranahari, ariko uko ugenda uyivura igihe kirekire, ndetse bamwe bivura, hari igihe iyo mibu cyangwa se uko dukoko imibu iduteramo natwo dushobora kuzagenda tumenyera imwe muri iyo miti. Dufite imiti mishya twazanye yo kunganira iyo ngiyo yari isanzwe, kugira ngo hataza kuba ubudahangarwa ku miti twavuzaga. Namwe turabasaba yuko mudakoresha cyangwa mwivure malaria n'igihe itaba ari nayo. Abajyanama b'ubuzima turi kubongera ubushobozi n'ibikoresho kugira ngo bakomeze badupime, batuvure malaria hakiri kare nk'uko babikoze mu myaka yashize, kandi turabashimira cyane. Izindi ngamba zizakomeza no gusangira aya makuru. Niba urwaye ufite bya bimenyetso navuze, witekereza ikindi, kuko na malaria ishobora kuba ihari, kabone niyo bwaba ari ubwa mbere ugiye kuyirwara. Turashishikariza inzego zose dusanzwe dukorana neza mu bindi, dukomeze dukorane kugira ngo dutsinde malaria. Murakoze cyane, tuyifurije umwaka mwiza uzira malaria, uzira n'izindi ndwara, muzawugiremo ibyiza gusa, ubuzima bwiza.